Mwiriwe neza, reka nongere mbasuhuze all pioneers, cyane cyane ubwo nibo tuba dushatse kuvugana nabo, abantu bose bazi ko bamenye umushinga wa P-Network mu gihe kingana n'imyaka 5 ishize cyangwa 4 cyangwa 3 cyangwa 2 cyangwa umwaka umwe. Igihe icyo ari cyo cyose waba waramenye umushinga wa P-Network ukawumenyaho amakuru, ubwo niyo ndi gushaka kuvugana nawe muri aka kanya. Ni Olivier ubasuhuje kandi ni nawe uri kubavugisha. Ngira ngo aba pioneers cyo twifuza kubanza kuganira mbere na mbere nuko murabizi ko dufite update nyinshi cyane, hari zo dufite mu ma home page yacu. Ngira ngo bamwe muri kurwana nabyo byabatesheje umutwe, byabashajije kubera ko ni ibintu byinshi kandi byose ni byiza. Ikindi cya kabiri ntabwo ari byo gusa, hazakomeza haze n'ibindi. Twababwiye ko uyu mushinga wa P-Network ufite amaproje menshi, ufite gahunda nyinshi cyane zigendanye n'ikoranabuhanga. Ngira ngo ibyo mwabonye byinshi muri gukora ni ibijya gusa nk'amasoko arimo indani, ibyo bita bata trades. Mwabonye ko harimo ahantu hasa nko gukorera imurikagurishwa ry'ibintu ufite, ry'ibintu ushyira kuri market, ry'ibintu ushyira kuri social media zawe, ndetse mwabonye ko harimo n'uburyo bagusaba gufollowinga, ukagira aba followers bashobora gukurikirana business yawe. So ubundi twababwiye ko hari igihe twigeze tubabwira ko hari ko P-Network izisanisha n'ibintu byose biri mu ikoranabuhanga. Uyu munsi murazi ko abantu mu ikoranabuhanga benshi ari abari gukoresha YouTube, ari abakoresha Facebook, za Instagram, za Twitter n'ibindi nk'ibyo, ariko ni ukuvuga ngo P-Network izisanisha nabyo byose ku buryo byo noneho wa muntu wajyaga ujya gukoresha Twitter, wa muntu uri gukoresha YouTube, umukoresha Facebook ashobora kuzabikoresha biri kunyura muri system za P-Network, aho aza akaba umuyuza, akaba umukoresha iyo system ya P-Network, ariko byo bikamwinjiriza, aho kugira ngo uyu munsi wowe ube uyatakaza mu kureba ibiri nyura kuri Facebook, mu kureba YouTube, ahubwo wowe ugiye kubireba ukaba uri no kwinjiza. So ibyo rero ni bimwe mu biri mu mishinga P-Network yateganyije. Ngira ngo nimunyura mu makuru mwabonye hari muri 2 day challenge, ni iminsi 2 baratanze. Biriya ni nka promotion baba batanze kugira ngo babishoboye babikore, ntihagira abantu bagira panike. Nabonye hari abantu bagize panike ngo turapfuye birarangiye, ngo ubwo badusabye ngo ko tugaragaza n'amasura yacu kuri profile, ubwo niba utayigaragaje ngo ubwo baramenya ko udahari, ngo iyo konti iratakaza agaciro. Hoya. Amakuru ntimuyumve nabi, turabahumurije. Iriya ni promotion baba batanze kugira iyo ikintu bakise challenge nyine, ni ukuvuga ngo ni agahe kanyuzemo kadasanzwe, abagashoboye abagendanye nako bakagakora cyangwa bagakora ibisabwa muri ko, ariko ntibivuze ko utabikoze hari icyaha, hari inka yaciye amabere. Muhumure rwose, ariko ni byiza ubishoboye wese abikore. Mwabonye ko harimo imyitozo yo gushyiramo imurikagurishwa, gushyiramo ibintu wamamaza, ibintu wakorera publicité, ndetse hakabamo no guhindura nyine profile. Mwabibonye harimo amadomene menshi, harimo arts, harimo music, harimo ibintu bitandukanye, stocks zitandukanye, za fashion zitandukanye. So ni ukuvuga ngo rero ubishoboye yabikora, utabishoboye no problem, kuko n'ubundi ni iminsi mike baba babizanye, mu yindi minsi biraba bigiye. Ariko muhumure, nta gikuba cyacitse, ahubwo message mbazaniye niyo ngira ngo mutege amatwi cyane, niyo ngira ngo mwumve, buri wese mu pioneer ahari ayumve neza iyi message ngiye kubaha. Ngira ngo niherekeranyije n'ubu butumwa buri screenshot. Murabizi ko uyu munsi wa none umuntu wese uzakubwira ko guhahisha payi bishoboka, ushobora kubona ibicuruzwa muri payi, mu by'ukuri naba atari umuntu wabikuye mu byo yahinze, mu bintu yejeje bivuye mu murima we, akakubwira ko ari ibyo aguha nawe yabiranguye, bizaba bikomeye kugira ngo icyo kintu kibe cyaba cyizewe cyangwa se gifite uburambe. Ahubwo icyo kintu kugira ngo cyizerwe kandi kibe gifite uburambe, niyo iyi message ngiye kubaha. Murabizi ko ku rwego mpuzamahanga
uyu munsi nta handi hantu haraboneka ku isi hafungura gukoresha isoko rya GCV cyangwa kurishyigikira uretse mu Bashinwa. Nibo bonyine bafite ubu budahangarwa, nibo bonyine bafite ubushobozi buri hejuru. Murabizi ko tubana nabo, twirirwana nabo muri iyi minsi, turi no muri systeme iduhuza n'abandi bose ba Indonesia, ba Malaysia, bari bose nubwo n'abari ibihugu bikomeye ariko nabo barindiriye Abashinwa. Abashinwa rero bakaba uyu munsi ho bari kuvuga bati twebwe Nikora nubwo atarafungura systeme ariko yatanze icyizere ko bishoboka ko igomba kuzafunguka, ndetse hakaba hari probability nini igaragaza ko no gufungura kuri GCV bishoboka. Rero kugira ngo dukomeze natwe tubereke ko turi seriye ku cyemezo cyacu, niho hemejwe yuko ngira ngo banakurikira Doris yine muri ku rukuta rwe muraza kubibona, twemeje yuko ibikorwa byo gukomeza gushyigikira GCV bikomeza, ndetse umugambi Abashinwa bari batangije wo guhaha mu bintu bya makeya by'amafaranga makeya yayandi atateza ikibazo nyiri business mu buryo bwo kurangura, hemejwe yuko n'ubundi ibyo bikorwa bikomeza, aho umuntu ashobora kuba yatanga komande y'ibicuruzwa ashaka ariko biri muri range y'amafaranga makeya, akishyura GCV ahandi akishyura 50% ya fiat. So nukuvuga ngo rero ibyo biri muri ubu butumwa mbahaye muri screenshot, hari n'ubundi wenda nahaye aba country managers tubana, ni ubutumwa nahawe nyine kugira ngo mbuhe abo bayobozi cyangwa GCV ambassadors bose. Nukuvuga ngo mwebwe wenda tuba twumvikana mu rurimi rumwe, Abarundi cyangwa Abanyarwanda, niba uri leader ukaba ufite abantu uhagarariye, ukaba wiyaminiye ko wabafasha gukora komande z'ibicuruzwa, gira vuba mu gitondo ejo uzumbwire tuganire, umbwire ibyo ukeneye, umbwire ibyo ushaka, ubona ufitiye ubushobozi, dushobora gukoramo komande yawe ikagenda ikazaza iri muri GCV 50% na 50% ya payi, y'amafaranga asanzwe. Ibyo ngibyo wenda uko ngemenyereye byo kurangura no gukora logistique tuzabivugana, noneho tugukorere payment yawe uyibone ko wishyuye, hanyuma urindira umutwaro wawe cyangwa umuzigo wawe, ubwo uze nuzagera ino. Ubwo ibindi byo yaba ari ibigendanye na majerwa n'iki, urabizi ko umukiriya niwe ubyishyurira, kuko twebwe hano tuzajya tubakorera gahunda yo kugutangira komande ibicuruzwa byawe bize muri GCV, hanyuma ibigendanye na shipping, ibigendanye na declaration, urumva jewe ntago nabyinjiramo kuri buri wese, sinabishobora, ahubwo twebwe tuzatudiriringa no kubahahira ibintu, noneho no kubitegera bikaza, ibindi mukabyishyura nyine, mukishyura iyo shipping, mukanishyura imisoro aho biri ngombwa hose. So rero ni urwego rwo gutangira gushyigikira igikorwa cyo gufungura iri soko, kuko bo baravuga bati muri ya minsi mikeya tutazi runaka isigaye yo kugira ngo open mainnet ibe, noneho GCV be yabaho 100%, reka dukomeze dushyigikire ibikorwa by'ubucuruzi buri muri GCV kugira ngo na za GCV data ku rwego mpuzamahanga zikomeze ziyongere. So rero ubwo ubu butumwa bw'urumva nabutanze no mu yandi maguru mu rubuga rw'abayobozi tubana bahagarariye ibihugu byabo nyine, ubwo nabo ubu butumwa babutanze mu magurupe yo mu bihugu byabo byo muri Afurika. Ubwo nukuvuga ngo ni intego imwe twese tugiye guhurizaho kugira ngo nk'Abanyafurika natwe tugaragaze uruhare rwacu rwo gutangirana n'amasoko. So ndatekereza Abarundi, Abanyarwanda, umukoro usigaye ni uwanyu, namwe mukagaragaza ubushake yuko mukeneye gukorana n'isoko. Isoko rero nta rindi ni ya Ecological Development International and GCV Trade International Council, niyo uyu munsi hedinze nyine ibi bikorwa by'ubucuruzi bwa GCV ku rwego mpuzamahanga, kandi ikabishyigikiwe n'inganda nyinshi, ndetse muzi ko nyine n'umufatanyabikorwa wayo wa mbere ari Doris Yini aba no muri komite tubana. So ibindi rero wakenera amakuru yihariye, ubwo twababwiye ngo inkoko niyo ngoma, ejo wansanga aho nkorera muri Kigali aho nkorera, cyangwa se uwakure bibaye ngombwa twavugana no kuri phone cyangwa WhatsApp, ariko bibaye byiza biba ari ukuvugana live tukumva gahunda yawe neza. So niyo update twabahaga kugira ngo mumenye ko ari amakuru ababonetse ari urgence. Ubwo abumva
bari interested muratubwira, muravugana natwe twumve uko tuzabafasha ku byo mwakwifuza cyangwa ibyo mukeneye. Ni ukuvuga ngo wowe uzaza umpe ibicuruzwa wumva ushaka warangura, ariko bimwe byo mu mafaranga makeya wumva warangura. Nubwo warangura ibintu bya miliyoni 2 cyangwa 3, ariko buri cya kindi urangura uri sure yuko ugiherwa kuri 50% ya GCV na 50% ya Fiat. Nuko nguko bimeze. Ibindi ubwo turagenda tumenya amakuru buhoro buhoro uko bizagenda bihinduka. Imana ibarinde kandi bahe umugisha. Ibyiza biri imbere, hamwe mu kwizera Imana izatugirira neza.